Ndi papa SAVA. Akana abantu bafite twandi cyiza. Biraryoshye vraiment. Icyo nakubwiye cyo ngiye imirire yanjye ni imirire y'imisirimu. Buriya ikintu ntakunda niyo mpamvu buriya na papa SAVA yabikubwira. Sinkunda kwa kuntu ifireba. Simbikunda pe. Yego. Kora kuntu tuntu usanga ngo tuntu twudusambaza turi kureremba ku isupu hejuru dukana amaso tugeze gutya. Ntabwo mbikunda. Yego se. Rwose pe hari ibintu byinshi duhuriyeho rwose pe duhuje. Rukundo. Sije se gusabana gukunda abantu utuntu n'utwo tuduhuriyeho ariko tugeze ku biryo bimera nko bise ni nk'ikisi. Ni nko kwafata nk'amaraso y'ikinyogote ukayashyira mu bishyimbo gukoresha birahabanye. Ukunda ibipiza kandi nge simbikunda. Pizza ni ibintu byane. Ukunda umutwe w'ifinge sinkukunda. Wikomanda ntugira ngo bayoroshye. Biragaragara ko bayitonde. Kandi turisha ifi yose buriye. Kandi turi igice tukisha ifi. Sinkunda umutwe w'ifi. Sinkunda umutwe w'ifi. Bura n'ibitoki. Yako umutwe buryo uranamanya kubura. Ese Manu muryoherwe. Reka yo mubwire Manu. Hano kose mukora neza ariko mu gihe ikibazo nk'ibi baza mu tuntu bice. Oya ariko ntago byaje ibice ba boss. Ndi mwebwe nisebwe mwari mu kintu mumunyu se. Ubundi kubera ko nyine twe tuzi ko nyine abantu b'abasirimu ntago bakunda kurya umunyu mubisi. Niyo mpamvu uramba ntawuzanye. Ariko murumva ko ibi biba bimeze neza. Bishatse gutyo no kukaminjira nta kibazo. Musaba akoze cyane. Hanyuma muryoherwa. Hari ikindi nabazanira? Oya. Ikindi ndakubwira. Okay. Harya umwe inzoga. Oya. Oya. Ntabwo ufata akantu. Nta kibazo murakoze cyane. Mugire ibyo byiza kandi. Aho karabaho haracyari hahandi ntabwo. Nase shatu twaba twakarabye tujya kurya tukaberwa to. Bagira ngo nyine bitaza kuza muri service nyine mukangaya. Bazigize neza. Nibyo nakubwiraga. Urabona simbizi niba ari uko wenda ndyama nkabirota niba biba ku manywa simbizi pe. Hari ukuntu ujya kumva nkumva umutima wanjye umeze nk'uwagiye wicomeka mu wawe. Uya sinkubeshya pe. Urabona ko akuri cyarukururana kiba gifite igitwe cy'imbere n'ukuri kw'Imana. Ko kuri cya gikuru cyarukururana kiba gifite igitwe cy'imbere n'ikinyuma. Ngiye nkamera nkaho jewe ndi cyari muroke. Oya wari nka cyamba kuzungu ngiye nkaba nka cyari muroke. None igahita ibikamye ifatanye. Ese rimbabarira. Ese kutari no kurya. Kurya sageze ngo nabibasha ngo kwitemba numva. Bamvu hazi yo turi kumwe. Yego narya ariko mba numva njye nko gusonza bya nyirarureshwa. Nuko kw'Imana ngufite mba mpazi. Ufite mba numva rwose ibintu byose byabaye demokarasi. Cyokoze pe umbwira amagambo meza nkumva njye uri kwisingira. Buriya rero nuko amaze gukura ntakigera twatono twabana tw'amaringoshyo. Kera twajya gutera imitoma ngo karabukeza sarure sumbi simbi ntuwe umutsi tabikwiye igitego mu bakobwa numva karabo karoze. Barudatuma ngira emotion nkarira. Oya no kuri kw'Imana. Ugomba se nabikubwiye bikuve ku mutima. Buriya nkubwiza ukuri. Hari inkondo nk'eshatu. Hari urukundo Yezu yakunze abamwizera. Urwo ngurwo uretse ko nakwigereranya narwo ariko nanjye urwo ndarufite. Hari n'urukundo ifi ikunda amazi. Sako karisika tukavuga kera. Urumva? Noneho urukundo ngiye ngukunda. Urutu rwo nkunda icupa. Kuri kw'Imana mu ijuru. Kandi noneho kandi kabashaka kubwira keza. Nuko ubu ngubu muri projet yo kuzabyara kanange kanjye nawe. Urumva? Tuzihangana ko dushoboye kose tubyara utwana tw'imanga. Akagahungu n'akagakobwa. Kamwe tukite famille yanyu harwa mugira impanga. Impanga nizo dupyatura gusa. Impanga gusa. Ku buryo kamwe tuzakita Kidomadi. Urumva? Kidomange digidigi. Urumva? Ubundi ubwo no umukobwa. Oya yaba ari umukobwa ya Kidomadi. Urumva? None tukamwita Dikidoma.
ku buryo abantu bazajya banagira ngo ni nk'abazungu. Ayo mazina nta nubwo muri dictionnaire bayabona. Oya twe turita. Tuzatwiga. Urumva nka Kidomadina de Kidoma. Azaba ari tuzina twiza. None akagahungu kakazaba nk'agapilote gatwara indege, akagakobwa kakazakora nk'ibyogajuru. Cyokoze. Wabiri mutene. Usubiza intege mu bugingo bwanjye ko mbwira amagambo meza gusa nkumva nyine umutima wanjye urameze. Akandi kantu wari wambwiye ko ufite utuntu twa business uri gukora. Iriya business ko numvishe njye ntayikunze. Gute se? Wafata ari amafaranga ukayanguriramo akamodokari. Ngiye nkazajya ngira nkakanyana muri company nkajya ntwara abagenzi. Sharire ibyo bintu tuzabiganira. Biriya bintu biraharawe cyane bishobora kuri mbabara tuzabiganira. Ikindi gihe ntananiwe ndumviye ku rugendo. Uvuze kunanirwa ahubwo nibuka ka. Turamutse. Mbwira nta kibazo. Mbwira. Kandi ngiye kukubwira. Mana, ikintu kiguteye isoni gutyo. Ni ukuri mbwira nta kibazo. Nyine ikintu ngiye kukubwira. Gifitanye isano no kunanirwa. No kunanirwa? Gusa ni iki? Kubera ko waruvuze ngo urananiwe kandi nyine twaje ahantu heza hameze gutya. Shere babari. Oya nukuri kandi nanjye agananiwe. Umva nyine wese ntabwo byumva. Ariko hakoshe ubwo ngubwo ni iki kiba gituma utagira. Nukuri kw'Imana mbabarira. Uzi ukuntu nanjye naniwe. Mu bintu twavuganye ntabwo birimo urabisoni kwihuta sibyo? Sinanirwe. Sinanirwe. Aya. Ni sawa. Ni sawa cyane kabisa. Ni sawa cyane. Kutari kwataka. Twaguye marangamutima y'urukundo n'ukuri uradutwara. Peti ngomya. Babaye password ya noza ya internet. Wagize ko tukeneye gucata se? Seshere wisukara pepe. Ariko buri uhaze nanjye mba mazi. Yego. Nukuri pe. Ahubwo umva none se wa muhungu wamubwiye niba akadufasha ku bintu bijyanye no kuruhuka. Kamubwire. Ariko nta kibazo uyu ngabo azamabanga abantu benshi. Yatugira ati. Ahubwo se wakarabye nimba wahaze nawe. Kabara gapfunyika se cyangwa nta kibazo ariko burayitwara dore ni wowe n'undi. Ntabwo natwara ipinaro. Yego. Icyo navugaga papa SAVA n'umusirimu kuba twarara nta kibazo byamutwara. Digama aba mu banga y'abantu benshi nta kibazo kandi n'umuntu wanjye. Umva. Reka ngusabe ikintu. Nimbe n'intambwe 3 ngiye koga. Ubitekerezeho noneho ngaruke bafashe umwanzuro. Karaho gwanza na umva murasoza byarangiye ni sawa cyane. Byarangiye twe turyo oya no twahaze no nta kibazo babitwara. Mbashyiremo akazi kise mwe. Oya icyo bitware twahaze. Bakoze ko mutariye se. Oya shaha twarihaye mwana. Nta kibazo. Gira nawe kandi ntabwo ari ukugusigira. Rwose pe. None se kabashyiremo akazi kinakemwe mwe. Ari gasingombwa byihorere ngombwa. Okay, SAVA. Na boss arambwiye nyine ngo ukeneye internet nyine ngo mushyiremo password. Oya ntabwo ari internet ahubwo nagira ngo mubaze niba mushaka kubona ko agira. Banza njyana ibinze tubugane se. Si ngombwa uzumbwire niba byabaye. Nako icyumba. Yahoye. Handi se. Cyangwa ngendeze kanze jyana ibintu nzumbwira. Gira. Sharabuze. Nano nanjye mbagoboneye. Nyine karabuze mubwire. Gira kantu keza. Oya shari ibyo byo ntabwo birimo pe. Ntabwo birimo. Se kwambye uti ngwino mugiza. Oya shunu kuri ndananiwe. Bana gusa umfasha iki. Mbambwire. Yego. Uzaniye akantu. Komana we. For an it. Gose bana yanjye. For. harimo ikoti ry'imvura. Muri iki gihe cy'izuba ringana gutyo urumva nakugura ikote ry'imvura. Ese no ushize umusonga ntiwaronyesha. Okay, harimo reka nayo kukurusha. Okay. Ngira.
ushize naje kugusura kuri mu rugo nsanga wambaye ikoboyi numva nago ari sawa ugomba kuba uri mu rugo uri relax. Okay, akangaka ndahitana nagakubitamo nitugenda tugeza ahandi. Uyageze mu rugo neza uragambira urangara. Nyine hano nyine kandi gakunda gataha mu kanya tugezeyo. Rero wihangane. Wihangane nabona ifite umwanya uhagije wo kujya mu isoko kugushakira tundi sibyo iki se kurumura iki sibyo ariko wihangane sibyo nizere ko iyi nkweto iri bugushimisha. Yesu we ntabwo nari kuza imboko boko baba we nyina kuri Yesu we ukuri marange we urishimye byata nari bikeneye iyi nkweto yandabiye ese ubwo bwene cyo ko nyishaka mukobwa oya rega nzi ibyo ukunda nawe uboneka rega buramba ndakureka uboneka ndakuzi oya ariko n'ukuri rega umukunzi n'ugomba kumenya icyo umukunzi we ashaka n'ukuri ndishimye n'ukuri akabizu pe n'ukuri ndishimye rega ndagukunda shiri nanjye ariko ndagukunda n'ukuri kw'Imana ndagukunda ntacyo ntabwo njye mfite so rero navuze ni iminsi ishize tutabonana ntabwo naza mu maso yawe imbokoboko nagacagura nagacagura urakabona uteze ni sawa sinongeye nzahuye iki koko ubwo bagashimye Imana narifite ubwoba kutari bugashime cyo bakora giye reka nkubwiza ukuri uretse kutabikora nge n'uburuzi ubumpaye nta buryo ni impamo Imana nkurikije ukuntu ngukunda weshe se reka nza gatoya ndumva ino fanta inyobotse reka buriya karabaye wa mugani w'umukobwa kwicara akanywa abiri atatu atari ikiranura neza n'uruhago nibiba bivamo cyane amarajya iteka mugani wawe yagutunze toroshe n'abakuzi kanipima ubundi wamoyo tuni fresh Halo? Wowe surinde? Ngo nitabye umugore wawe? Wowe uhamagaye urinde. Urinde wowe. Kuki wese wumva ko ugomba kumamagara umusheri? Vuga amagambo make. Wowe umuhamagara nkande. Umusheri. Kuva ryari wowe nge muvugana ni digi Jean Bosco nawe uri huni wakintu iki ako ibintu bivunda wowe wangira utese wa mushenzi we nawe wa Caritas w'imbwebwe mugegera mbi wahuniwe naye gahambirwa waruntu umena sumeni mweni biki umva ntago ngutinya na singuye se ngabo mwibwirira wa mushenzi we w'umukaritasi mu bimbabura y'ibumba yoka menekagurika nawe uri kirondwa wa muhirimbiriwe gahambirwa itaba ikishenzi kiri kuguhamagara kandi urakupandagirana nayo ikibazo uribesha ugashira ku gutwi ubwo se unyitabira telefone nkande ko ariyo yayo ndakubaza unyitabira telefone yawe n'umunsi numwe kuva namenyana nawe wari wabona n'umunsi numwe mfata telefone yawe reka nkubwire umbwire iki shiri telefone ku gutwi uhamagariye numero y'umuntu yitabe hayo mpamagaye ahubwo nsubiza kabiri kanga unyitabira telefone kabiri kanga unyitabira telefone umutungo wanje n'umutungo tusangiye unyitabira telefone nta soni kuba dukundana wewe bwo uburenganzira bwo kunyitabira telefone uko wiboneye giye kuba ngukunda naragutayeho umwanya ntago uburenganzira bwo kumfata ngo ucurukure ushaka kuncacanga no kuncabiranya nk'umuntu w'umwana utagira ubwenge ninde wari uguhamagaye witabye ndabwo ninde wari uguhamagaye ubu ninde wari umamagaye wewe witabye
mbure kukubaza ngo witabye nde wowe uri kumbaza ngo ninde wari umamagara ngo nitabye nde kuko ngubwiye ngo yitabuke yakwikupa ntabwo murebye hanyuma we ntayo warebye ntabwo murebye reka nkubwire uretse n'icyo ndagukubitira hano wowe ndagukubitira hano wowe ngaho uravuze ngo ngaho ndashaka kukubaza subizamo password umbwire umuntu telefonye umbwire ufitanye gahunda kina padi ntabwo bibonye ntabwo kuri ruza yaje ngo shushu be ntabwo aje ngo shushu hariho n'igifoto cye shyiramo hano higira ntabwo ahangaha murimo gusomana uyu nguyu ntabwo ari we ibyo se hari birenze birimo uvuze ngo usomana na frere nkande wambabura reka mbabura ni wowe antuze ntumenyere n'undi munsi wowe inyana y'imbwa ndagenda nkajya guhaha nkakizanira kigacirira muri urwo ruda rwako warangiza ngo ngiye ngo ndimbabura nta soni urukunuka ngo ugiye ahubwo urumva nta soni urantunga urutoki wowe urumva nta soni uriya kugenda ucabiranye njyewe unendeka hejuru y'izi yaba bashenzi wowe ukagira ngo ngende umuntu ugomba kujya kuri anexe jewe urabita abashenzi uhereye kuki kari wo bagutunze urabita abashenzi uhereye kuki ibyo bamaka ari byo nkuzi ugacirira muri iyo nda ninde wakubwiye ko se njye nyine ku buryo ugenda ujya kuraruza ibintu n'iki byose n'iki igitanda kirabonetse ceceka nawe wacicucu mva imbere uraseka siki uraseka se sumbwe ngiye ngo ndashaka ba hejuru bana je ba hejuru inyivangira muri se ko harakara ba hejuru boss narakarasa iki kintu kigiye gutya kimbeshye ngo ni igisheri nikirangiza amani kumbe gifite undi muntu arasohotse hahita telefone ikintu cy'ikigabo niba ari frere nabeshyaga ngo amafaranga turya na frere nabeshyaga na frere kumbe ni wowe ugenda ukajya kunca inyuma urumva buri gihe nanamusaba kanyima kumbe avuye kwidemonsora na frere none ni wo mu telefone yuzu ukuntu abwiye ngo nyitabiraga umugore kandi wamushenzi we ngo wambwaye ngo yimbwebwe mbi none se kandi ngo uyu mufiteho poroje katwumvira bivuga ikirata babaje umva ntago ndutanye nawe gasupu mbabarire ntacyo bivuga ngo kiraguhamye uguze ukuntu bigenze azana ibi binuza bya nta kigenda by'ibikado n'ikingi cyamwe ngo frere ngo yatwereje ngo dufaranga kuri West Million urumva ngo kuri West Million ngo none nari nyazanye kumbe niba cyari kivuye sinakubwiye ngo dodora witeye nayumvise sinayikubwiye kabiri kandi wayiguze ryari ucyo n'iki umva ndagukubitira hano woho ukeye ni ugutunze urukumva kuva namenyana nawe hari n'iki cy'ijumbe wari wambaye ku buryo sumbwira yuko ngiye nawe mama singa banze wumve nyine umve soja komeza ratamabuje ijambo ni ryanyu uretse weho sigiye ubaserevye ninjuri gutanga n'amajambo komeza uri kwita icyo ngicyo nicyo kigutunze kiragutunze iyi myenda wambara nyekura mu mafaranga mpa uri kumva ibi byose ubona mbikura mu mafaranga mpa we kuva twamenyana hari n'isuteye wari wangurira ndakubaza hari n'igihumbe wari wampa uku nguku ubona sase nsa gutya kubera ko habaye iki ndakubaza kutibaza ngo wisige iki sheri akira amafaranga ujye kugura amavuta buri gihe ujye ubona asa neza ni warabonye urukundo nguha utakwicara ngo bwihanganire mu bino mu byiza ngo nyine sibyo murambwira reka mwanze nakira bati kusuye warwaye mu mutwe wabuze abandi bantu wakira hano hantu abandi tutiteje abantu ibintu ubuzi yuko bigomba kujya mu rukundo abantu bagasangira bike bafite wowe kujya gushakira mu bintu byenye nta rukundo utarimo amafaranga kuva namenyana nawe kujya kuza kumviriza abakiriya wowe kuza kumviriza abakiriya mumenera intebe se nyashanyasho uramurira w'amabati we wigeze usaka mwese ku buryo uza kumva ibintu bitakureba by'abakiriya byanyu ntimukaze kubitezamo akajagari mo abantu b'abatindi b'abakene bapfa n'iki n'umushiha n'umujinga mwagiye mumenya icyiciro murimo mukamenya uguze ikibazo kiri ahangaha ngewe umukobwa dupanga ibintu by'urukundo kandi twumvikana urukundo ruzira uburyarya kumbe ngende kumugereka afite uwundi ujya w'umushoramari ugenda akamuha amafaranga aratelefone urumva ambeshya ngo niwe my love forever kumbe hano hari ifoto y'undi muntu kuramo password amwere handitseho ngo my honey basomana ayo mafaranga yanyazanya akora iki ntago ari ugura nkwambikamo si yakwishyurira inzu bamo ayo mafaranga yanyazanya akora iki ndakubaza subiza ayo mafaranga iyo nyazanye kuva namenyana nawe wari wigurira ipantaro wowe wari wigurira urukweto wari wigurira ishati ndakubaza marangiza hari n'igihumbi cyabanze kahereza ha ibyari kukubwira nibyo cyavuga nibyo ari kuburiya yaraguhaye ikiza yaraguhaye amaye kadoyizi inkweto ni intuza ariko ngiye nkavugana abantu bakwemera bakanabana mu bukene ariko uvuga se kuva na kera nta kintu urengeza ngo ntacyo ndigeze abona njye nafite amaboko sinzi ariko ndavuga nyine nta kintu wowe uramuha cy'agaciro se namuhikinye nta kintu ufite ariko mfite aveni mfite ejo hazaza niba uzi ko nta kintu nyine urigezaho ku buryo nawe kubara mu bantu bakaze
ibimbwa nyine upfushe yambara inkweto wambara n'ikabutura utari Didimereza 20 umva muko uburyo ku buryo ariko wicara ukashaka no kunaranga imbere y'abantu gutya ntukisubireho nk'ikirere ngo igihe ariko buranje ni anansuzugura je ni anansuzugura burya je bura ni anansuzugura nayaguye amafaranga kuki se jyansuzugura reka nkubwire je nditunze ntabwo ntunze nawe ariko gasaka kwa shanze waragize ngo cyo usabwa amafaranga we ntabwo nagusubiza cyanda hoshe ishuri fagitire maze umuntu ugende ishuri fagitire ugende kuzwamo urukweto ishuri fagitire se y'abandi ugende kuzwamo uyishure ntavuze ko uri umugabo kwato byawe se nakwambara na bodaboda ugenda utishyuye fagitire ugenda utishyuye Mano, se wakoze komande? Se watanze ko wishyura fagitire. Ishyura fagitire. Ana fagitire. Ya ntakibazo y'amafaranga mfite. Ni ifi ya 15 n'udupete tubiri twa 2 na soda 800. Ubwo ni bitahani 20. Ni kwa ujumura 20. Nagageramo namwe. Oya ni 19,800. Subwo Kamemo. Cyane kigiye kuyacirira mu. Oya jya bari ukuntu ufite amabunanga naryo nawe utange amafaranga yuzuye mu. Nesa izo desa ni zari amabuno nakomeye. Wewe babwiye ko ntari kumwe nawe ntaba unanje ubwanje ukundeba mpagaze ndi boro we petit. Kuhagaze uri boro. Nanjye ndi boro. Anangahe? Nsinda boro mwayimaye. Shaya ni boro ariko se scrap man. Degize ntabwo ari scrap umuntu nagira cyakagira tukabona biritigeze. Uri ngiye wajya kumugereka ukabira umukobwa. Hana ifoto yari gusoma n'undi muntu. Aya we. Umushuka. Ndakubwiye ni nubu n'umukobwa nkuriye. Urumva agira gutyo ukabona ibintu. Urabona nje hari aho bijya ukabona birico gusa gutya. Urebye abagabo bahindukira bari mu modoka. Noneho wakanaguhonga.